Ndabasuhuje. Tekereza abantu babiri barimo kurwana ya ntambara twita inkundura. Bari gukoresha amaboko n'ikiri hafi yabo cyose. Birumvikana ko umwanya wari wo wose umwe muri bo ashobora gukomereka cyangwa se bombi bagakomereka. Ariko nyuma bakajya mu rukiko buri wese arega undi, amusaba indishyi y'ibyo amukoreye. Mu buryo busa nk'ubworoshye cyangwa se bwumvikana niko ibintu bimeze hagati ya Irani n'ibihugu byo mu karere k'ikigobe cy'abaperesi muri intambara iriho. Nyuma y'ibyumweru bike cyane Irani yakoze ikintu cyatangaje benshi. Yohereje ubusabe bw'indishyi ambasaderi wa Irani mu muryango w'abibumbye Amir Said Rivana. Nibwo yari yicaye abitekerezaho neza. Yandikira umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres amusaba ko ibihugu birimo Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Bahrain na Kuwait ko bakishyura indishyi. Impamvu Irani itanga nuko ihamya ikavuga uburyo ki ibi bihugu byarenze ku mategeko mpuzamahanga kuko byemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha ubutaka bwayo mu bitero byagabwe kuri Irani, ndetse rimwe na rimwe bikaba byaranagize uruhare rutaziguye muri ibyo bikorwa. Kwishyura indishyi byari mu bintu 10 Irani yasabye ku biganiro byabereye Islamabad hagati yayo na Amerika. Irani yasabaga amafaranga kandi ku giciro cyari kinini hejuru. Banki nkuru ya Irani ivuga ko kongera kubaka ubukungu bwangijwe n'intambara, inganda z'ibitoro zasenyutse, inyubako zasenywe ndetse n'imihanda yangiritse, byonyine bishobora gutwara imyaka irenga 12. Amafaranga Irani ivuga ikeneye ni miliyari 270 z'amadolari. Aho niho ibintu birushaho kuba bitangaje cyane. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ntabwo banze gusa ibyo Irani isaba, ahubwo nabo bahise basaba indishyi. Idatinze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Abu Dhabi yatangaje ko Irani igomba kubazwa ibitero yagabye kuri iki gihugu, ikanishyura ibyangiritse byose nta muwe. Iki gihugu cyanagaragaje kunenga cyane Irani muri iyi ntambara, ese kiri no gutekereza guhagarika umutungo wa Irani uri ku butaka bwacyo. Mu mateka uwo mutungo wari munini cyane kuko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zari zimaze igihe kinini ari imwe mu nzira nziza Irani yifashishaga mu bukungu no mu karere. Ubu rero impande zombi bari kurebana y'ingoyi basaba indishyi kandi icyarimwe. Gusa mureke dusuzume icyo amategeko mpuzamahanga bivugaho, kuko hano si amagambo ya diplomasi gusa ari kuvugwa. Irani ishingira ku ihame ryitwa inshingano z'igihugu. Mu mategeko mpuzamahanga ivuga ko ibihugu byo mu karere ka Gulf bidashobora kwitwaza uburenganzira bwo kwirwanaho kuko atari byo byabanje guterwa. Ku ruhande rwayo Irani isobanura ko kuba ibyo bihugu byarafashije Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli bituma bifatwa nk'abafatanyacyaha, bityo bikaba bigomba kwishyura ibyangiritse byose nta kuvuga. Ariko igisubizo cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nacyo gifite imbaraga, cyane cyane iyo urebye ukuri kw'ibyabaye. Abasesenguzi b'amategeko mpuzamahanga bavuga ko ibihugu byo mu karere, kubera ko bifatwa nk'ibyagabye igitero cya mbere n'umuryango w'abibumbye, bifite impamvu zifatika zo gusaba Irani indishyi. Impamvu ni iyi: intwaro za Irani zaguye ku bikorwa remezo by'abasivile, bamwe mu baturage bahasize ubuzima kandi byahungabanyije ubukungu bwabo. Nta tangazo ry'intambara ryigeze ritangwa, nta gitero na kimwe cyabanje kugabwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kuri Irani mu buryo bwari bwo bwose bwemerwa n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Imvura za misile nyinshi zo mu bwoko bwa ballistic zagogwa ku bibuga by'indege by'abaturage, amahoteli, inyubako n'inganda zitanga amashanyarazi byafashwe nk'ikorwa ry'intambara zitemewe n'amategeko. Gusa Irani yirwanagaho. None se ubundi byagenda bite? Ninde uzishyura undi? Turimo kuvuga kuri miliyari nyinshi z'amadolari. Igisubizo gishobora kutanyura benshi ni iki: birashoboka ko cyane nta n'umwe uzishyura undi, nibura binyuze mu nzira z'amategeko zisanzwe. Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rushobora gusa kuburanisha ibihugu byemera ubwabyo. Nta gihugu rushobora guhatira kuburana rutabyemeye. Ku rundi ruhande akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ari narwo rwego rufite inshingano zo gushyira mu bikorwa imyanzuro mpuzamahanga, akenshi ruhagarara nk'uruhagaritswe igihe ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ububasha bwo kuburizamo imyanzuro. Uburusiya n'Ubushinwa nabyo bifite ubwo bubasha. Bityo icyemezo cyose cyahatira Irani kwishyura ibihugu byo mu karere cyangwa se cyahatira ibyo bihugu kwishyura Irani cyapfa kitaranavuka. Impande zombi zirabizi neza cyane. Ari niyo mpamvu intambara y'indishyi atari iy'amategeko gusa, ahubwo ari n'intwaro z'imiyoborere Irani ishaka gutandukanyamo ibihugu byo mu karere na Washington DC, bigatuma kwakira ibindiro bya Amerika bigira igiciro gihanitse, bigatuma kudafata uruhande bisa no gufasha n'ubundi, kandi gufasha bikaba bisa no kugira uruhare mu byaha nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Karekezi Isa.
umuhanga ukomeye mu by'ubukungu wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jeffrey Sachs we yatanze umuburo ukomeye cyane ku bijyanye n'umwuka mubi uri kwiyongera hagati ya Amerika na Iran. Avuga ko kuba intambara ishobora kumara igihe kinini ishobora kuvamo ikibazo gikomeye cyane ku isi yose. Yagaragaje ko Iran nta kabuza ifite ubushobozi bwinshi kurenza uburyo bwo kwirinda ibitero. Ikoresheje imirongo y'ibitero bya misile na drone ishobora gusenya ibikorwa remezo by'ingenzi byo mu karere kandi bigakorwa mu masaha make gusa. Yasobanuye ko uburyo bwo kwirinda buriho ubu bushobora kuba budahagije ku rwego rw'ibyo bitero, bikaba byateza impungenge z'uko habaho ihungabana rikomeye ry'igihe kinini ku bijyanye n'ingufu z'isi. Yongeye ko hakiri amahirwe make yo kugabanya ubushyamirane wenda binyuze mu nzira z'imiyoborere. Sachs avuga ko Iran ifite uburyo bwiza bufatika bwo kwirinda kuko ishobora gusenya ibikorwa remezo by'ingenzi byo mu karere bigakorwa mu gihe gito, harimo inganda zitunganya amazi y'inyanja, harimo ibibuga bitunganya igitoro, inganda zitunganya igitoro, imiyoboro iyitwara ndetse n'ibyambu. Ashimangira ko nta buryo bwiza bwo kwirinda Iron Dome bwashobora kubikumira byose kuko umubare wa za misile na drone ushobora kuba munini kurusha ubushobozi bwo kuzihagarika. Ati niba intambara ikomeje cyangwa se igasubukurwa nta kabuza byahindurwa akaga gakomeye cyane kuko isi ishobora kwinjira mu gihe kinini cy'ihungabana rikomeye ritigeze ribaho, aho imyaka myinshi ishobora gushira nta kongera gusubira ku murongo mu bijyanye n'ingufu. Avuga ko turi hafi cyane kugeraho, ariko kandi bishoboka ko ibintu byahagarara vuba, nko kuba Donald Trump yatangaza itsinzi agahagarika ibikorwa yatangiye gutyo. Yongeye ko kuva muri intambara bishobora kuba byoroshye nk'uko kwinjiramo byari bimeze. Asanga Amerika ikwiye guhagarika ibyo iri gukora, harimo guhagarika iterabwoba kuri Iran no gukuraho igice cy'ifungwa ry'inzira zo mu karere n'ubwato bwa Iran, igahagarika icyo yise igikorwa kibi kitatekerejweho neza kandi kinyuranyije n'amategeko kitari gikwiriye kubaho. Avuga ko Amerika ishobora no kubwira Israel iti turabahagaritse namwe muhagarike, kuko Israel idashobora gukora byinshi itabonye ubufasha bwa Amerika, ko nubwo rimwe na rimwe Israel arisa nk'ayiyobora Amerika, mu by'ukuri Amerika ifite ubushobozi bwo kubihagarika igihe cyose ibishatse, kuko atabona ko ibyo biganiro biri hafi kuba kandi atanabibona nk'ibikenewe byihutirwa. Asanga icy'ingenzi ari uko Amerika yahagarika ibyo bikorwa igataha ikava mu gihugu cy'abandi gutyo. Yongeye ko Trump ashobora kuvuga icyo ashaka cyose nko gutangaza ko yatsinze, kuko si cyo cy'ingenzi. Icy'ingenzi ni ugukomeza muri iyi nzira, ko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane cyangwa se ibyago bikomeye ku isi yose bitewe n'uko ibintu byakomeza kugenda. Asobanura ko ikibazo gikomeye kiri kugaragara ari ugufunga buhoro buhoro ubukungu bw'isi ukaboniga, aho igiciro cy'igitoro, aho igiciro cya peteroli yo mu bwoko bwa Brent cyari cyarageze ku madolari asaga 118 kandi kigashobora gukomeza kuzamuka niba ibintu bikomeje uko biri. Ati impamvu nuko hari ikibazo gikomeye cy'itangwa ry'igitoro na gaze ku isi. Avuga ko hari icyizere cyinshi cy'uko ibintu bishobora kugabanuka niba umuhoro wa Hormuz wongeye gufungurwa neza, ariko niba bitabaye gutyo ibiciro bizakomeza kuzamuka kandi ubukungu bw'isi bukazakomerezwa cyane. Yongeye ko hashobora kongera kubaho intambara mu buryo bworoshye, cyane cyane niba hafatwa imyanzuro mibi kurushaho, nk'iyo Israel ihora ishishikariza yo kongera ibitero. Ati icyo gihe ibi byaba ari akaga gakomeye ku isi yose. Yasomeye ko yumva ko Iran ifite ubushobozi bwo gusenya ibikorwa remezo by'ingenzi byo mu karere bigakorwa mu gihe gito, kandi nta buryo buhari bwo kubikumira burundu, bityo gukomeza intambara byaba ari amakuba akomeye, aho isi ishobora kumara imyaka myinshi itarongera kubona ingufu zihagije. Yasoje avuga ko intambara itagombaga kubaho ndetse ko itari n'intambara yatekerejweho neza, ahubwo ari nk'iyafashwe mu buryo bwihuse kandi butatekerejweho, idashyigikiwe n'Abanyamerika ubwabo. Mu magambo ataziguye avuga ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yamaze imyaka myinshi cyane ashaka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaba ibitero bikomeye cyane kuri Iran. Avuga ko atari byiza kuvuga Israel yose, ahubwo ari igitekerezo cya Netanyahu ubwe. Kubwo intambara yatangiraga nibwo yashyize ubutumwa kuri X, iyi yahoze yitwa Twitter, kiza ari inzozi yamaranye imyaka 40 ategereje. Ati umuhanga yavuze ko mbere yavugaga ko byari imyaka 30, ariko aza gusanga mbere yuko aba Minisitiri w'Intebe yari asanzwe afite icyo cyuho n'icyo cyo kurwana na Iran. Yasobanuye ko icyo ari igitekerezo kibi cyane, ko kandi Donald Trump yigeze kwirata avuga uburyo ki abaperezida 6 bamubanjirije banze kujya muri iyo ntambara, ariko we akavuga ngo yego. Ariko mu by'ukuri avuga ko abaperezida bamubanjirije bari bafite ubushobozi bwo kwirinda iyi ntambara, nubwo Israel yabashyiragaho igitutu, mu gihe Trump we atigeze abitekerezaho kabiri.
avuga ko icyo cyemezo cyafashwe bidasobanutse neza. Ati iki cyemezo cyafashwe bisobanutse neza kuko habaye inama yahuje Netanyahu n'umuyobozi wa Mossad hamwe na Trump n'itsinda rye, minisitiri w'ingabo, umukwe we Jared Kushner, inshuti ye n'umujyanama we mu by'ubucuruzi, ndetse n'abandi bayobozi bakuru barimo umuyobozi wa CIA n'umuyobozi mukuru w'ingabo muri iyi nama. Ati Netanyahu yabwiye Trump ko icyo gikorwa cyari cyoroshye cyane, ku munsi umwe ari ugukuraho umuyobozi, abaturage babibona bakajya mu mihanda, umunsi ukurikiyeho mukamufasha ubutegetsi gutyo mukisubirira mu gihugu. Avuga ko Trump atashoboye kwihanganira ayo magambo. Amakuru amwe avuga ko benshi bari muri iyo nama batabyemeye, bamwe bavuga ko cyari igitekerezo kidafite ishingiro, abandi babigaragaza mu magambo make, ariko nta wavuze ko abishyigikiye mu buryo bweruye. Uretse bake cyane, hari n'abavuze bati ntabwo twemeranya nabyo ariko tuzabishyigikira, tunashyigikira perezida birumvikana. Akomeza avuga ko Trump yasenye uburyo busanzwe bwo gufata ibyemezo muri leta, aho ubusanzwe inzego zitandukanye zasesenguraga ibintu mbere yo gufata imwanzuro. Avuga ko muri Amerika ubu nta mikorere ishingiye ku mategeko n'inzego ihari neza, kandi ko nta kugisha inama bamwe mu bayobozi ba Kongere byigeze bikorwa nk'uko byari bisanzwe bitekerezwaho bigashyirwa mu mwanzuro, ko kugira ngo wumve ko kuva muri intambara ugomba kubanza kumva uburyo cyo byinjiramo. Ngo bayinjiyemo hashingiwe ku bitekerezo bidafite ishingiro. Bavuga ko nibica abayobozi ba Irani, abaturage bazahita bahaguruka bagafata ubutegetsi. Ati icyo gihe abo bayobozi ba Irani bari mu nama baganira ku cyiciro gikurikira cy'imishyikirano na Amerika. Ibiganiro byari bigeze kure cyane ku buryo umuhuza wo muri Oman yari yavuze ko hari intambwe ikomeye cyane yatewe ko kandi bazahurira i Vienna mu cyumweru cyari gukurikira. Ariko gukomeza ibiganiro hafashwe icyemezo cyo kubatera. Bidatinze undi mudepite wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Adam Smith anenga cyane uburyo Minisiteri y'Ingabo ya Amerika iyobowe na Peter Hegseth uburyo cyitwaye muri intambara ya Amerika bashoye kuri Irani. Yamushinje kutagira intego zisobanutse n'uburyo bwo kubazwa inshingano. Mu ijambo rye yafunguraga inama ya komisiyo ishinzwe ingabo mu nteko ishinga amategeko ku ngengo y'imari y'umutekano wa 2027, Adam Smith yagurukiye ku kibazo cy'ingengo y'imari. Avuga ko nubwo hari abifuza ko kongera amafaranga mu gisirikare byakorwa vuba, hari n'ibindi bibazo bikomeye cyane igihugu gifite biri mu buvuzi, uburezi n'ibikorwa remezo. Yibukije ko Amerika ifite umwenda urenga nibura tiriyari 40 z'amadolari, kandi ko ikomeje kugabanya imisoro ku bantu bose, bigatuma amafaranga yinjira agabanuka. Ibyatumye habaho ikibazo gikomeye cyane cy'uko igihugu kizakomeza guteza imbere umutekano wacyo mu gihe ubukungu bugenda burushaho guhungabana. Avuga ko abahanga benshi bemera ko ikibazo gikomeye cyugarije umutekano wa Amerika ari ubukungu bwacyo buri mu bibazo bikomeye. Yongeye ko ari impungenge ku mikoranire yewe n'imikorere ya Minisiteri y'Ingabo, kuko itarigeze itsinda igenzura ry'imikoreshereze y'imari, bityo kongeramo amafaranga menshi nta gihindutse mu micungire ngo byaba bishobora kuba biri imfabusa mu buryo bwumvikana. Nubwo yashimye intambwe zimwe zatewe mu kunoza uburyo bwo kwagura ibikoresho by'igisirikare, avuga ko urugendo rukiri rurerure kandi ko hakenewe kwitondera uburyo amafaranga akoreshwa aho kwita gusa ku bwinshi bwayo. Ikibazo gikomeye kurushaho ni ingamba z'imiyoborere y'igisirikare zakoreshejwe. Smith yavuze ko kuvuga ko izi ngamba zishingiye ku gushyira mu gaciro ari ibintu bidafite agaciro, kuko n'ubundi gutangiza intambara yuzuye mu burasirazuba bwo hagati hagamijwe guhindura ako karere ari ibintu bihamanye n'ubwenge n'ukuri. Yibukije uburyo cy'amateka agaragaza ko intambara nk'iza kenshi zisiga igihombo kinini kurusha inyungu. Atanga urugero rw'ibiciro by'intambara. Abasirikare 13 b'Abanyamerika ngo bapfuye, amagana barakomereka, ndetse n'ibihumbi by'abasivile bahasize ubuzima. Aho ibihugu byinshi byinjijwe muri iyi ntambara, harimo no kwinjira k'umutekano muke hagati ya Israel na Liban, ndetse n'imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro muri Iraq n'akarere ka Kurdistan. Ibi byose byatumye umutekano cyangwa se umubano wa Amerika na Iraq ujya mu kaga, ndetse byongera umutekano muke mu karere kose. Ku ruhande rw'ubukungu, avuga ko igiciro cy'igitoro muri Amerika cyazamutse cyane, ko kandi ibiciro by'ibiribwa byiyongereye bitewe n'izamuka ry'ifumbire. Ariko ibyo Amerika iri guhura nabyo ngo ni bito ugereranyije n'ibibera ahandi ku isi, aho ibihugu byinshi byatangiye kugabanya ikoreshwa ry'igitoro kubera ibura ryayo. Yagaragaje ko ikibazo gikomeye ari uko nta gahunda igaragara igamije kugera ku ntego, nubwo igisirikare cya Amerika cyageze ku nsinzi nyinshi ku rwego rw'imirwano nk'uko bivugwa. Ati intego nyamukuru byari uguhindura Irani ntabwo yigeze igerwaho. Irani iracyafite ubushobozi bwo guteza ibibazo,
harimo gahunda za misile ndende n'ubushobozi bwo gufunga inzira y'ingenzi y'ubwikorezi bw'amato anyura mu gace ka Hormuz. Ati ikindi cyateye impungenge cyane nuko perezida yakomeje kuvuga ku kibazo cyarangiye, ubu ni ibintu byose abyishimiye, kandi mu minsi mike ishize yaratangaje ko Irani yemeye guhagarika gahunda yayo ya kirimbuzi no guhagarika misile ndende no guhagarika gufasha imitwe y'iterabwoba ndetse no gufungura inzira za Hormuz ku bucuruzi. Ariko Smith agaragaza ko ibi bitagaragaye mu bikorwa, bityo akaba hibazwa niba hari gahunda ifatika ihari yo kugera kuri izi ntego. Avuga ko ikibazo gikomeye ari uko ibyo perezida yatangaje byose nta na kimwe cyari ukuri, ahubwo Irani yari yemeye guhura na Amerika, ndetse uko iminsi yagendaga ishira byarushagaho kugaragara ko nta biganiro byigeze biba, ndetse byageze n'aho Vice Perezida J.D. Vance agorwa no kujya ku kibuga cy'indege kenshi ategereje ibiganiro bitigeze biba. Bityo kuvuga ko ibintu wifuza ngo byaba ari ukuri ntabwo bishobora gufatwa nk'ingamba zifatika. Yabigereranyije n'aho umuntu yakibwira ko ashobora kuvuga ati nimureke intwaro za kirimbuzi, maze bigahita bikorwa, nyamara ntabwo ariko bikora. Yashimangiye ko hakenewe ibisobanuro bifatika ku cyakorwa kugira ngo izi ntambara zigire icyo zigeraho, cyane cyane ko hari abasirikare b'Abanyamerika bagera ku 50,000 bari muri ako karere bakomeje gushyirwa mu kaga. Yibukije ko gutsinda intambara no ku rwego rw'imirwano bitavuze gutsinda intambara muri rusange, ari niyo mpamvu igihugu kigomba gutekereza mbere yo kwishora mu ntambara mu buryo bweruye. Anenga uburyo Amerika iri gukora ibintu yonyine, ikagenda yirukana no gutesha agaciro abafatanyabikorwa bayo. Atanga urugero rw'igihe mu gihe cy'intambara ubwo Amerika yasabaga ubufasha bw'umuryango wa OTAN, ariko perezida akabona umwanya wo gutuka perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe n'umugore we. Yibajije ubu buryo ikintu bushobora gufasha mu kubaka ubufatanye mpuzamahanga. Anibutsa ko OTAN ari ihuriro rigamije kwirwanaho, aho ibihugu byemeza gufashanya iyo kimwe gitewe, nk'uko byagenze nyuma y'ibitero byo ku ya 11 Nzeri 2001, aho ibihugu byo muri OTAN byafashije Amerika mu gihe cy'imyaka 20. Avuga ko bidashoboka gusa ko ibihugu bifasha mu ntambara yatangijwe n'igihugu kimwe mu buryo bwihuse kandi kidafite ubwumvikane n'abandi, kandi ko gutuka no gutesha agaciro abafatanyabikorwa ibi byatumye barushaho kwitandukanya na Amerika bikarushaho kwiyongera. Yongeye ko hari n'izindi nzira z'ingenzi Amerika yari ifite ariko itakibandaho, zirimo iza diplomasi n'iterambere. Avuga ko gusenya burundu ikigo cyari gishinzwe gutanga ubufasha ku bihugu bikennye ibi byateje ibibazo bikomeye cyane, harimo inzara n'ibura ry'ubuvuzi mu bihugu nka Amerika yari yarasezeranyije gufasha. Mu bijyanye na diplomasi, avuga ko ibihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza byashoboye guhuza ibihugu nibura 44 bigamije gufasha mu gukemura ikibazo cy'inzira ya Hormuz, ariko Amerika iratsemba irihitamo kubyirengagiza. Yashimangiye ko Amerika ifite abadiplomate bafite ubushobozi buhanitse kimwe n'ingabo zayo, atari kabo bose bashyizwe ku ruhande, bahitamo kwifashisha abantu badafite uburambe muri diplomasi. Kugeza ubu batigeze banagira icyo bageraho. Ati ibi byose nk'uko yabivuze byerekanye ko nta gushyira mu gaciro mu gutangiza intambara, kuyikora wenyine no kwirengagiza inzira zose za diplomasi n'iterambere. Yanagaragaje ko hari n'ibindi bitekerezo bidasanzwe byagaragajwe birimo no kugerageza kugenzura ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi yose, ndetse no kuvuga ko gufata Canada cyangwa se kwinjira muri Greenland, ibi byose bibaye byaba bifatwa nk'inyungu ziwe zishingiye ku kuri kw'ikinyoma gusa. Ku bijyanye n'ingengo y'imari, avuga ko gusaba amafaranga menshi cyane mu gihe igihugu gifite ibibazo by'ubukungu bidashoboka. Yibukije ko mu myaka yashize Amerika yagiraga ingengo y'imari iringaniye cyangwa se irimo inyungu, ariko ubu siko bimeze. Bityo nubwo umuntu yahamagariza ingamba uko ashaka, atagomba kuzitiza ishingiye ku gushyira mu gaciro. Mu gusoza, yakoresheje urugero muri filime yiswe The Princess Bride, aho umuntu yakomezaga gukoresha ijambo ntibishoboka ariko atazi icyo risobanura. Avuga ko n'ubu abantu bakomeje gukoresha ijambo gushyira mu gaciro batari bazi neza icyo risobanura. Yasobanuye ko ingamba ziriho zari zishingiye ku gukoresha imbaraga nyinshi, iterabwoba n'igitutu kugira ngo isi yose ikurikize Amerika. Avuga ko ibi ari bibi cyane kuko mu ntambara buri ruhande ruba rufite ijambo, ntihagire uhatirwa gukora ibyo ndashaka, kandi gukoresha imbaraga gutyo bigabanya icyizere isi ifitiye Amerika. Yongeye ko nubwo hari ibihugu n'imitwe ishaka kugabanya imbaraga za Amerika nk'Ubushinwa, Uburusiya, Irani, Koreya ya ruguru, Hezbollah, Hamas n'abandi, Amerika ikwiye kuba urugero rwubahiriza amategeko mpuzamahanga aho kuba igihugu gikoresha igitugu. Ibyahuriranye n'abasesenguzi Stark na John hari ikiganiro bashyize hanze tariki ya 30 Mata 2026 ku rubuga rwabo rwa YouTube,
aho nabo baganiraga ku buryo Benjamin Netanyahu ashobora kuba yaragize uruhare rutaziguye cyane mu mitekerereze ya Donald Trump no ku cyerekezo cy'imiyoborere ya Amerika, aho bavugaga ku gitekerezo cy'uko Trump yaba yaratekereje ko Irani ari igihugu cyoroshye cyane mu buryo bwo gusenyuka, bakeneye gusa igitero kimwe gikomeye ubundi bagahita bagisenya, aho bagaragaje ko iki gitekerezo byanze bikunze cyamunyuzeho binyuze kuri Netanyahu, kuko isesengura ry'inzego z'ubutasi za Amerika rimaze imyaka myinshi rihamya ko bidashoboka gusenya ubutegetsi bw'igihugu gifite abaturage barenga miliyoni 93 ukoresheje ibitero by'igisirikare. Bakomeza bavuga ko Irani ari kimwe mu bihugu bikomeye kandi bifite amateka maremare cyane muri ako karere, ndetse ko bishoboka ko ari nacyo gihugu gikomeye ku isi yose mu bijyanye n'ubudahangarwa. Ni igihugu gifite umuco ukomeye n'amateka akomeye cyane, kandi kuva kera ibintu bituma abaturage bacyo bagira ishema rikomeye. Bamwe mu banyamerika bakomoka muri Irani bagaragaza cyane uburyo ki bishimira amateka yabo. Bavuga cyane ku bayobozi ba kera, uyu wari uzwi nka Cyrus na Alexis, bagaragaje uburyo ki biyumva nk'abakomoka ku gihugu gikomeye cyane. Bagereranyije Irani n'ibindi bihugu byo muri aka karere nka Kuwait, bavuga ko nubwo ari igihugu cyiza kitagira amateka akomeye nk'igihugu cya Irani, aho Irani ifatwa nk'igihugu gikomeye cyane gifite ubuso bunini bungana hafi n'uburayi bw'uburengerazuba kandi kigaturwa n'abaturage benshi, n'imiterere y'aho giherereye igoye cyane ku rugamba. Ati ibi byose bituma bidashoboka ko iki gihugu cyasenywa n'ibitero byoroheje cyangwa se mu bitero bike. Bavuze ko mbere ibintu byari bihagaze neza mu karere k'inyanja y'Abaperesi, aho ubucuruzi bwakorwaga nta nkomyi, ibihugu byo mu karere bikagenda bitera imbere, ndetse na Iraq ikaba yari imeze neza ugereranyije n'ibihe byashize. Atari kubu ibintu byarahindutse kandi mu buryo busa nk'ubutoroshye, buri umwe arabibona. Bavuga ko inzira yonyine yo gusubiza ibintu mu buryo atari ibiganiro bya diplomasi, nubwo bishobora kutanyura buri wese. Bizasaba ko Amerika yicarana na Irani bagashaka amasezerano ahamye, nubwo atazashimisha impande zose. Bo bemeza ko bishoboka ko Irani izarushaho gukomera nyuma y'ibi bibazo, kuko igitutu cyashyizweho cyatumye irushaho kwegera ibihugu bikomeye nk'Ubushinwa, Uburusiya n'Ubuhinde. Ibi bishobora gutuma Amerika igabanukirwa imbaraga mu karere. Irani iri mu ihuriro ry'ibihugu by'ubukungu ririmo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa, Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu, kandi bishobora kuba mu gihe kiri imbere iri huriro rikazagira ifaranga rusange. Ibi bishobora guhindura uburyo ubukungu bw'isi bukora. Kugeza ubu ubucuruzi bw'igitoro ku isi bukorwa cyane hifashishijwe idolari rya Amerika, ariko hari ibimenyetso by'uko ibi bishobora guhinduka vuba. Hari aho ibihugu byatangiye kugurisha no kugura ibitoro bikoresheje ifaranga ry'Ubushinwa cyangwa se amayuwani. Ibyagiye bigaragaza ko hari impinduka zatangiye kugaragara. Kenshi kandi byagiye bigaragaza ko gukomeza gukoresha ingufu z'igisirikare muri Irani bishobora kwihutisha izi impinduka, bikaba byagira ingaruka mbi kuri Amerika. Ikindi wamenya ku bijyanye n'ibisubizo by'igisirikare, bavuga ko nta nzira ifatika ihari kwangiza ibikorwa by'abasivili n'ibikorwa remezo nk'amashanyarazi cyangwa se amazi bifatwa nk'icyaha cy'intambara mu mategeko mpuzamahanga. Nubwo rimwe na rimwe bikorwa, kandi gukomeza kwibasira ingabo zirinda impinduramatwara ya Irani nabyo ntibyigeze bituma ubutegetsi bw'iki gihugu bugwa. Ati ibi byose byerekanye ko uburyo buriho budatanga umusaruro. Bavuga ko igihe kigeze wajyaho ibiganiro bya diplomasi, hagashakwa ibisubizo bifatika, nubwo byaba bigoye bishobora gutuma haboneka inyungu zimwe na zimwe ku mpande zombi. Atari ko ikibazo nuko Amerika isa nayo itakigira abadiplomati bahagije, ko ibiganiro byinshi biri kuyoborwa n'abantu batari inzobere muri diplomasi. Ndetse hari n'ikibazo cy'uko Amerika ifite ba ambasaderi bake mu bihugu byo mu karere k'ubufatanye bw'ibihugu byo mu nyanja y'Abaperesi birimo Arabia Saudite, Kuwait, Qatar, Oman n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ati abenshi muri aba ambasaderi bakuye ku mirimo yabo hashize umwaka urenga. Atari ko kugeza ubu nta bandi barabasimbura. Ibyo bituma nta muntu n'umwe umeze nka Philip Habibi uhari ushobora kuzenguruka ibihugu bitandukanye ashaka ibisubizo bya diplomasi nk'uko byakorwaga mu myaka yo mu 1980. Ibi bituma hibazwa impamvu Amerika idafite ba ambasaderi mu bihugu byabo by'ingenzi cyane bifitanye isano nayo. Bivugwa ko perezida yafashe umwanzuro wo gukuraho abo ba ambasaderi kuko yabonaga badashyigikiye cyane imiyoborere ye y'ububanyi n'amahanga, nubwo bari abadiplomati b'umwuga batari barashyizweho kubera impamvu z'imiyoborere. Nyuma yo kubakuraho, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nigeze ishyiraho ubasimbura. Ibintu byatumye haba icyoho gikomeye cyane indani. Ibi bituma bamwe batekereza ko hari nk'umugambi wo gusenya Amerika uturutse imbere mu buyobozi bwayo.
kuko kubura abadiplomati mu bihe bikomeye nk'ibi n'ubundi bigira ingaruka zikomeye cyane. Trump yavuze ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere yavuze ko muri Kamena Amerika yasenye gahunda yose ya Irani yo gukora intwaro za kirimbuzi, ariko arabavuga ko iyi gahunda itigeze ibaho na gato. Bavuga ko Irani yari ifite uranium itunganyijwe ku kigero runaka, ibintu yemerewe n'amasezerano mpuzamahanga yo kudakwirakwizwa intwaro n'ubundi izi ntwaro za kirimbuzi, kandi ko ibyo bikorwa bikurikiranwa n'umuryango w'abibumbye, ariko ngo nta gahunda yari ihari yo gukora intwaro za kirimbuzi. Nubwo bisa bityo, muri Gashyantare hongeye kuvugwa ko Irani ifite gahunda ya kirimbuzi ishobora guteza akaga kegereje. Hari n'abagiye kuri televiziyo barabihamya, bavuga ko Irani ishobora kurasa misile ndende igera muri Amerika igasenya igihugu, ariko ibi nabyo byavuzwe ko atari byo. Irani yakoze igerageza aho yafashe misile ebyiri ziringaniye mu burebure, izikuramo ibirimo byose, isigaza igice cya moteri gusa kugira ngo irebe intera zishobora kugeraho. Zashoboye kugera hafi cyane ku kirwa cya Diego Garcias kiri kure cyane. Ibyerekanye ko izo misile zari zidafite ikintu zitwaye na gato, kandi zashoboraga kugera kure, atari ko gushyirwamo ibintu nk'ibisasu cyangwa se ibindi biremereye. Ntabwo byatuma zigera kuri iyo ntera. Zashoboye kugera muri Cyprus, muri Israel no mu bihugu by'Abarabu no ku nyanja y'Abaperesi indani, ariko ntizageze muri Amerika. Ati bityo nta kaga kari gahari kuri Amerika. Abari mu nzego z'ubutasi za Amerika bo bavuga ko nta muntu wigeze abwira perezida ko Irani ari ikibazo gikomeye cya kirimbuzi kibayegereje cyane. Bavuga ko aya makuru ataravuye mu nzego za Amerika, ahubwo ashobora kuba n'ubundi yaraturutse muri Israel. Ibi bituma hibazwa impamvu perezida yakemera amakuru y'urwego rw'ubutasi rw'ikindi gihugu kurusha ay'abakozi be bwite. Hari n'urugero rwatanzwe mu gihe cya manda ya mbere ya Trump, aho yahuye na Bwana Vladimir Putin atajyanye n'abakozi be b'ubutasi, mu gihe Vladimir Putin we yajyanye abe. Icyo gihe Trump avuga ko yizeraga amakuru y'uruhande rw'uwo bahuye kurusha ayabe bwite, bitewe n'uko yumvaga inzego zimwe muri Amerika zishobora kuba zimurwanya. Nubwo bidashobora kumvikana ku rwego runaka cyangwa se bikumvikana bitewe n'uruhande urimo, biratangaje kubona niba iyo myumvire igikomeje, aho umukuru w'igihugu ashobora kwizera amakuru aturutse hanze kurusha imbere mu gihugu ayobora, cyane cyane kazi ko ibindi bihugu bifite inyungu zabyo bwite zishobora gutuma bimushora mu bikorwa bibafitiye akamaro. Banagaragaje ko mu bitangazamakuru hari amakuru menshi avugwa, ariko nta gaciro afite niba abantu batayumva neza. Ibyagaragaje ikibazo cy'abafite ibibazo byo kutumva neza. Bavuga ko ari ikibazo kibaho ku bantu benshi buri mwaka, cyane cyane abakoresha imbunda kenshi. Bavuze ko hari ibikoresho byifashishwa mu kumva neza byemewe n'inzego z'ubuzima, bishobora gufasha abantu kongera kumva neza no kongera kugirana imibanire myiza n'abandi, kuko kumva neza ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi no mu mibanire y'abantu. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Karekezi Isa, mureke dusubire mu kiganiro cy'ejo.